never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Ni abakobwa beza bigaragarira amaso, ni abakobwa bakunze kugaragara baseka bishimye, baririmba ndetse basohokeye ahantu henshi hatandukanye. Ni abakobwa kandi wavuga ko bakunzwe n'Abanyarwanda batari bake. Aba ni bande? Iri ni itsinda ry'abakobwa barindwi ryitwa Mackenzie. Tubane kugira ngo nkubwire byinshi utazi kuri aba bana b'abakobwa. Mackenzie ni itsinda rigizwe n'abakobwa barindwi, nubwo kenshi uzakunda kubona bifotoje ari batandatu cyangwa se batanu. Iri tsinda rero rigizwe n'aba bakobwa harimo Ishimwe Naomi, Brenda Iradukunda, Katia Kamari Uwase, Kelly Uwineza, Pamela Loana Uwase ndetse na Samantha. Muri aba bakobwa ariko nubwo ari barindwi, harimo batatu bavukana aribo Ishimwe Naomi, Brenda Iradukunda na Katia Kamari Uwase. Aba baravukana ku babyeyi bombi, noneho Kelly Uwineza ni nyirasenge w'aba bakobwa, hanyuma Pamela Loana Uwase na Samantha bakaba babyara b'aba bakobwa. Mu kubyiruka kwabo rero ngo bakuze baba hamwe ndetse ngo barerewe hamwe kuko ngo wasangaga ibintu byinshi babihuje. Izina Mackenzie rero ryavuye hehe? Aba bana b'abakobwa ngo ahantu bigaga ndetse no mu buzima busanzwe kubera ukuntu bakundaga kuba bari kumwe cyane kandi ubona bangana banasa, abantu benshi bakundaga kubabaza uburyo bavukana, uko bakurikirana, niba bakomoka nyine ku babyeyi bamwe, ugasanga ngo ni ikintu bakunda kubabaza cyane. Baje gutekereza rero kuvuga ngo reka bashake izina bakwiyita ku buryo umuntu najya avuga iryo zina bazajya bamenya ko akomoka hamwe n'abo bakobwa. Nibwo rero baje gushaka izina biyita ba Mackenzie. Umunsi Naomi rero ngo yiyandikishije mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda, ngo yarabibabwiye ngo baraseka cyane kuko ngo yabikoze batabizi, hanyuma ngo bamubwira ko bitakunda ndetse ko agomba kuvamo, ariko kubera ko yari abishaka yababwiye ko azabikora. Mukuru wabo Katia we yari amushyigikiye amubwira ko bishobora gukunda. Nyuma yaho baje kubona ko icyemezo cye bagomba kumushyigikira kubera ko yari abishaka, baramushyigikiye rero ndetse mu buryo ngo bukomeye cyane. Ari naho ku itariki ya 22 Gashyantare 2020 aribwo wabaye umunsi udasanzwe muri uyu muryango n'ibyishimo bikomeye, aribwo Ishimwe Naomi yaje kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Ishimwe Naomi akigaragara mu bantu bazahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, yagaragarijwe urukundo n'Abanyarwanda benshi kugeza umunsi wa nyuma. Uyu mukobwa akiyerekana mu bantu bazahatanira ikamba, yarakunzwe cyane bigaragara ku buryo abenshi cyane bamuhaga amahirwe yo kwegukana iri kamba. Impamvu rero iri zina Mackenzie ryaje kwamamara cyane abantu bakarimenya. Impamvu yabaye videwo y'indirimbo bafashe bari kuririmba. Iyo ndirimbo yari iy'umuhanzi Mr Eazi, Call Me Water, hanyuma iyi videwo barayifashe barayipostinga. Bamaze kuyipostinga abantu barayikunze cyane, igaragara yuko ikunzwe cyane kuri social media. Hanyuma rero umwe muri aba bakobwa Brenda nawe yarayifashe arayipostinga ariko ataginga Mr Eazi, ariko ngo ntibari baziranye, ni kwa kundi utaginga umuhanzi bisanzwe. Mu buryo butunguranye rero ngo Mr Eazi yaje kubona iyi videwo, hanyuma ngo yarayikunze nawe yaje kuyisaba uyu mukobwa, hanyuma arayimuhereza nawe ayipostinga ku mbuga ze nkoranyambaga. Ngo iyi videwo irakundwa cyane, ari naho abandi bahanzi ngo batangiye kujya babasaba ko babakorera indirimbo. Aba bakobwa babonye ko bamaze kumenyekana nibwo batangiye kubifata nk'akazi. Ngo iri tsinda rero nubwo bakora indirimbo z'abandi baziririmba, ngo ariko ngo nabo muri bo hari abantu bazi kuririmba.
Ikindi ngo aba bakobwa nubwo bakunze gukoresha indimi z'amahanga, bakunze kugaragara cyane bavuga Icyongereza, abantu bakibwira ko bashobora kuba barakuriye cyangwa se barigiye mu bihugu byo hanze, ariko ngo ukuri ni uko bakuriye bakavukira ndetse bakiga mu Rwanda, akaba ari naho batuye uyu munsi wa none. Mama w'aba bakobwa rero avuga ko ngo kubarera bitari byoroshye, ahubwo ko ari Imana yamufashije kubarera. Ngo abana bavukiye mu mujyi, bakurira mu mujyi, ntabwo byari byoroshye ari abana b'abakobwa kuko ngo ubuzima bwo mu mujyi buba bugoye, buhenze kandi n'ibyiyumvo cyangwa se ibyifuzo by'abakobwa nabyo biba bihenze. Ngo ariko hamwe n'Imana yaramufashije abarera neza. Ngo mu byo bakora byose baba bashyigikiwe n'ababyeyi babo. Ngo ariko iyo bagize icyo bakora nyine cyangwa se gupositinga kuri social media ntibishimishe ababyeyi babo, ngo barabegera bakabakosoza ineza kugeza babonye ko cya kintu atari cyiza, kugira ngo baze babatota cyangwa se babashyiraho igitutu cy'uko bagomba gukuraho ibintu bimwe na bimwe baba bashyizeho, ahubwo ngo babumvisha neza kuruta kubatota. Nyina w'uyu mukobwa cyangwa se w'aba bakobwa ngo ni umumama usenga cyane, ngo kuko Imana ngo nicyo kintu abona kiruta ibindi byose wakwiyambaza. Naomi rero nk'umusitari w'umuryango, ngo mama wamutwite yari azi ko atwite umwana w'umuhungu, ngo ariko akivuka yaje gusanga ari umukobwa. Naomi rero ngo mu gukura kwe yakuze ari umukobwa ugira umurava ndetse ngo n'ibitekerezo byagutse. Ngo ni umukobwa ukunda kugira udusoni, ngo ariko agakunda no guseka cyane. Ikindi gitangaje kuri Naomi ngo yatinyaga umwijima cyane, ku buryo nta hantu na hamwe yashoboraga no kugenda abona hari umwijima. Yewe no mu nzu ngo ntiyashoboraga gusohoka igihe habaga hari umwijima. Naomi rero ngo ni wa mukobwa ukunda kubasetsa cyane muri famiye yabo, ngo iyo atari mu nzu nyine haba harimo irungu. Ni umukobwa ukunda kugaragara aseka cyane, ngo byakugora kumubona arakaye, dore ko afite n'inseko nziza, aseka cyane bikamubera kandi inseko ye ikunzwe n'abantu batari bake. Naomi rero mu kwezi gushize yarashatse, ubu ni umubyeyi ushima Imana, arubatse, afite urugo rwiza, reka natwe tumwifurize urugo rwiza kandi azabyare aheke. Aya niyo makuru naguteguriye, wakoze cyane kubana nanjye, niba wakunze ikiganiro ugenda